nabo barahari. Hari igihe usanga nk'umugabo urugero muraryamye ugasanga aje kure ku kanya ntabwo uteguye kuko byamujemo abishaka. Igicamunsi cyiza rero nshuti bakunze mudukurikiye kanizeye ko meze neza rero nkuko musanzwe mubitogezaho byinshi kandi bigiye bitandukanye. We kora subscribe gusa ubundi ibindi biduharije. Uyu munsi rero turi kumwe na shangazi wanyu. Shanga hariho abantu bari kuvuga ngo uracyari muto ibintu bw'ibikura gutumara yanjye ntabwo ndi muto muzaze mu ndebe abashaka kumenya kandi mwumve ko tubakunda cyane kandi kabonye mudukunda cyane cyane noneho umuntu witwa Turatsinze James Mangi ukomeza guhumugisha aho dukurikirana dukunda comment zawe cyane kandi wihangane pe umushuti wawe yigendeye ese kadakunda ko hari murabizi ngira ngo niba mwarumvishe video ngo tuvugana nyine ubu naho hari gusa niyo nongera akaboneka azagaruka mubone. Hari umuntu wabaje ngo burya ngo nta mugabo urongora umugore we atabanje gukora ku gituba cye. Impamvu ituma abanza gukoraho ni iyihe? Murakoze cyane umuntu wabashe ikibazo wajije neza kuko ushaka gusobanukirwa kandi gusobanukirwa ni na byiza. Impamvu buriya umugabo abanza gukora ku gitsina cy'umugore abagira ngo yumve ko nawe ari muri mudu. Buriya hari igihe umugore adashaka kuba birimo ugasanga ntiyazanye nk'ururenda mu gitsina cyangwa se akabona we nakwitayeho, ariko buriya kugira ngo umugabo abanze gukoraho yumve uko bimeze abagira ngo yumve yuko umugore aba ari muri mudu kugira ngo ashobore kuba bakora imibonano mpuzabitsina. Iyo umugabo atari kuba yahita akora imibonano mpuzabitsina aba ari kumva utarajya muri mudu, kandi nanone ntabwo ashobora kuba yakwifata yajya mu bintu bitarimo utari muri mudu. Ntabwo ari byiza ushobora no guhura n'ikibazo cyane, ushobora guhura n'ikibazo. Rero buriya impamvu umugabo agomba gukoraho abashaka no kubanza kugutegura kugira ngo mujyanemo neza ufiringane kugira ngo imibonano yanyu ize kuryoha. Uretse ko ariho nk'abagabo usanga burira abagore babo ugasanga arakurira kandi ataguteguye atanabanje no kumviriza kuko bateremo icyumvizo, byita guteramo icyumvizo kuko buriya niba uzi ko uri umugabo udukurikiye none aha ngaha ukaba uzi ko urongora umugore wawe utabanje kumenya neza kuko abishaka burya uba wamaze kugira gute, uba wamaze guhemuka. Niba hariho abagabo uyu munsi none aha ngaha baba bashaka kuba babikora ariko batabanje kumva niba abagore babo babishaka, abo bagabo urabavuga kurira ariko se rukubye ibintu ari byo ni ikibazo gikomeye cyane. We niba wumva yuko ugiye kuba wakora imibonano mpuzabitsina n'uwo mugiye kwikora nawe banza wumve yuko ari ready kuba ibyo bintu abirimo kugira ngo mufiringe sexy mwumve nyine imibonano yayo iryoshye cyane. Muri ibyo bintu abagabo ikibazo mugifite mumbabarire mubanze mukigeho kuko niyo usanga biriya ubuvutse bw'umugore nashaka kuma cyangwa se ugiye nko hanze ugasanga ugendera ako kanya usanga ari naho ushobora kuba urwaye sida kubera yuko ntiwateguye uwo muri kumwe ngo wumve yuko nawe abirimo kugira ngo mushobore kuba mwakora imibonano mpuzabitsina mumeze neza cyane. Ugasanga uwo nguwo nawe ntiyabishatse ntafite ururenda rutuma imboro itinyerera ikagenda ugasanga uhise unamukomeretsa yaba arwaye akaba arakwanduje. Ugasanga wowe ntiwagiye gukora ibintu ubanje gutekereza ko wabasha no kwirinda cyane. Urumva rero hari n'akandi kantu buri bivuzemo ntari nateganyije akantu ko kuvuga ngo hari n'ubwo ashobora kuba akomeye warangiza mukahita mwanduzanya. Aho kantu abantu bajye babanza bakumveho. Uzi ko ubu kugeza kuri iyi saha kugira ngo umuntu abe yakwanduza ni ikintu gikomeye cyane ariko no kugira ngo wandure gana aho abantu benshi bashobora kuba babigiramo uruhare. Ubwo rero barababumva. Hanyuma se shangazi hano hari umuntu wongera atubaza ngo ituro ya mu gitondo ifasha iki umugabo? Saa 11 za mu gitondo nyango urabizi burya ingo nyinshi ugiye kuzikomangira cyane wasanga hahiye cyangwa se umuntu afite nka jomera akajya bajomera. Ingo nyinshi zirimo umugore n'umugabo wasanga hahiye. Ituro ya mu gitondo ni iki ifasha umugabo muri rusange?
murakoze cyane mujye mubaza ni na byiza kandi niba wumva hari n'ikindi kintu ushaka ko twagusobanurira ushaka ko tugusobanurira ujye wandika nimero yawe muri komenti tuguhamagare tuvugane kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa buriya iturira mu gitondo cyane ko abagabo nta umugabo ushaka no kubyuka mu buriri atayikoze yaba ari n'ikigwari byagoye babaho bitewe iki kibazo igihe wasanga ufite stress cyangwa niba waba uzifite ushobora kuba wafata iyo turira mu gitondo rero buriya umugabo iyo ayifashe iratura mu gitondo buriya bimufasha kuba niba agiye kujya mu kazi ari bugakore neza nta kintu kimuhutaza buriya rega buriya umugabo ubaye utabona umugore n'akazi wakangiza wagisha ufata ibintu uri kwandika ukajya nimba uri kwandika nka purani y'akazi ugasanga wishyiriyemo n'inkwavu n'ibiraro kubera yuko ntabwo uri gutekereza neza ibintu urimo kubera yuko buri mugore aragufasha kugira ngo utekereze neza kuba warangije mu biro umeze neza usukuye mbega muri makeya imyanda yose yakuvuyemo ubwenge buri ku gihe ugakora akazi kawe neza buriya niyo mpamvu n'umugabo usanga yashatse umugore kugira ngo amube hafi kandi ikintu kiba cyaramuzanye kenshi ntikiyakire rero niyo mpamvu umugabo mu gitondo agomba gufata uriya mu gitondo kugira ngo abashe kuba yumva ameze neza mu mubiri we abashe gukora neza akazi abashe no kwiga afite akanyamuneza muri we cyane buriya rero n'umugabo ubaye niba utanagakora ka mu gitondo ibyo ntabwo bibaho ubwo nyine abagabo baganirize bazakubwira turiya mu gitondo ukuntu ari nziza ubwo ni ukuvuga ngo buri mugabo wese urabimushishikarije ndabimushishikarije cyangwa azi ko bateje abagabo banyu bajyahe nta nubwo bateje ko natwe abagore tuba dufite n'inyungu kuko ntabwo wowe irongo usigara umeze nabi nawe usigara umeze neza niba udafite akazi uri mu rugo uri ufite umutima mwiza utekera abana ibyo kurya biryoshye n'umugabo wawe unamuhamagara umeze umeze ute mva ewana nabivuga gutera bagiye mva numva sinzi ukuntu nabivuga ko itura mu gitondo ni nziza ku bantu twese yaba umugore yaba n'umugabo iranakuruhura erega buriya unajya no mu kazi umeze neza ikindi kandi buriya uragenda ntujye gushurashura kuko hariho n'abantu bava mu rugo babihuze bagera hanze babona agakobwa ati kari wakamu agatangira akabyinirira ba bandi batari buze no kumuha none rero ku musozi w'iki kiganiro ni izihe nama ushobora kuba watanga ku bantu badukurikiye none ahangaha murakoze cyane buriya kugenda udatanze inama nayo byose sawa buriya umugabo cyangwa se umugore udukurikira wese ushobora kumugira inama yo kuba yafatiwe kuriya mu gitondo icyo ni ikintu cya mbere ikindi cya kabiri mujye mumbabarira mwumve muri kumwe n'abagabo banyu mufite ubunyamuneza akanyamuneza buriya ni akambere iyo ufite akanyamuneza nta kindi byose ariko usanga umeze neza neza nta kintu cy'igiheri ku mubiri wawe umeze neza ku buryo wumva mana yanjye sinzi n'umugabo wawe ibintu byose biba ku isi wabona kandi udafite ubushobozi bwo kuba wabona rero namwe mwabagabo mwe mumbabarire mu gitondo mukora iyo turu kugira ngo usige umugore wawe ameze neza reba niba agiye ku kazi bitewe n'igishimo mwaba mwajyanye mu gitondo ariko akaguhamagara akavuga ati mugabo ukamuhamagara cyane araguhamagara buriya niba mwarakaragije iyo turi mu gitondo mukayikorera wabona ibyishimo none yaba ibyo kubabaza ngo umugore ugasanga ngo uwo mugore ngo yakwimase yaguha none aguha neza kugira ngo ukagira ngo ni n'amashanyarazi bamuteye ngira ngo rero mwabyumviye kandi buriya mu by'ukuri iyo wakoze subscribe kuri iyi channel yacu ntabwo uba uhombye kubera ko hari ibintu byinshi ubona kandi byiza bikugezaho bikugirira akamaro. Imana ikomeze ibarinde kandi umugisha turabakunda cyane. Bye.